Turagushimye mwami waremye ijuru n'isi, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Duhawe umugisha ukomeye wo guhagarara muri uyu mwanya ngo tuvuge ijambo ryawe. Twizeye ko duhagaze imbere y'abantu benshi bashobora kuzakurikirana aya magambo duhaye kuvuga. Hari impamvu y'ubutumwa bwiza, hari impamvu y'ijambo ryawe, hari impamvu yo kwigisha, hari impamvu yo gusoma, hari impamvu yo gukurikirana. Ibyo byose mwami ufite impamvu warabiteguye kugira ngo bikoreshe gukiza abantu bawe, guhindura ubwoko bwawe no kutujyana aho ushaka ko dukwiriye kugera. Nciye bugufi rero kugira ngo mu izina rya Yesu Kristo iki gihe uzagikoreshe kuba inyungu ku bantu benshi, kandi iki gihe kizahindukira umugisha abantu batandukanye. Uhereye kuri jyewe uvuga no kuri bene data turi kumwe ahangaha, no kuzageza ku muntu wese uzatwumva, iri jambo rizahinduke umugisha ku buzima bwa benshi n'imbaraga zibasha kubakiza. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amazina yanjye nitwa Pastor KAYIJUKA Emmanuel. Ntuye muri aka karere ka Nyagatare mu murenge wa Karangazi. Ni naho nyobora itorero. Dufite urusengero dukoreramo muri santere ya Ryabega, kandi twishimiye kuganira namwe ijambo ry'Imana kugira ngo tuvuge iby'Imana imaze iminsi ishyize ku mitima yacu, tubigeneye itorero rya Kristo, abana b'Imana. Nk'uko rero ibi bihe turimo abakristo benshi, amatorero menshi, abantu bose bafite indangagaciro z'ubwami bw'Imana baribwira ko ari iminsi y'imperuka. Kandi nibyo koko, nanjye maze iminsi nemezwa n'Imana kugira ngo twigishe ijambo ry'Imana, tubwire abantu aho igihe kigeze, dukoresheje igitabo cy'ubuhanuzi bw'ibyahishuwe ndetse na Daniyeli. Tubwire abakristo dushumbye, abari bugufi bwacu, abari kure, abana b'Imana, tubabwire aho igihe kigeze, tubibutse, twibukiranye kugira ngo umwuka wera akangura imitima yacu, dore ko Kristo ari hafi kuza gutwara itorero. Ubutumwa rero bwacu buzaba buvuga ku gihe, muri uyu mutwe uvuga ngo abana b'ubwami, mbese igihe kigeze he? Abana b'ubwami, igihe kigeze he? Iki gihe turimo ni igihe rwose itorero, abakristo, abana b'ubwami bwa Kristo bakwiriye gukanguka, bakamenya aho igihe kigeze, ntibitiranye ibihe, kubera ko Kristo ari hafi kuza kwima ingoma kandi no gutwara ba bakristo bafite ikimenyetso biteguye, nk'uko ari wo mugambi w'Imana. Mbere y'uko twinjira mu kuvuga ibihe aho bigeze, dukurikije ibi bitabo by'ubuhanuzi bibiri nk'uko maze kubibabwira, turabanza tuva inyuma gatoya, tubasobanurire ibindi bihe byabanjirije ibi. Ibihe byabanjirije ibi, kugira ngo tubone uko tuvuga ku bihe. Ntekereza ko ukurikije uko ubuhanuzi bumeze, itorero rishigaje ibihe bibiri. Ukurikije uko ubuhanuzi bumeze, ukurikije uko umwuka wera yarabivuze mu ijambo ry'Imana uhereye kuva kera, uko abasomyi basoma,
uko abantu basobanukirwa, uko umwuka w'ubuhanuzi ugenda uvuga, itorero genda hamya ko rishigaje ibihe bibiri. Kandi nawe nitugendana muri uku kwigisha Imana iduhaye, uzarushaho kugenda ubisobanukirwa aho igihe kigeze. N'ibi bihe bibiri tuzarushaho kuvuga cyane twinjiye muri Daniyeli n'igitabo cy'ibyahishuwe. Tuve inyuma gatoya turebe itorero ry'Imana, ibihe byabanje ni ibihe mbere yuko tugera muri ibi bihe. Ukurikije uko Bibiliya ibigaragaza, itorero rifite ibihe birindwi. Rifite ibihe birindwi. Ibi bihe birindwi byarangira, itorero rikazagaruka uko ryatangiye. Kuko itorero rigomba kuzagaruka uko ryatangiye. Rigomba kuzaba uko Imana yabigambiriye mbere yuko irema umuntu. Niho itorero ririmo kugana. Kuko nta kintu kirogoye umugambi w'Imana. Iyo usomye Yobu igice cya 40 n'umurongo wa 2, mu biganiro Imana yagiranye na Yobu, mu gice cya 40 gisa naho ari nacyo gice gisoza amagambo Imana yaganiriye na Yobu cyangwa ibihe Yobu yaciyemo. Yobu yabwiye Imana nyuma yuko imaze kumubwira amagambo menshi, arayibwira ati nzi ko ushobora byose kandi nta kintu kibasha kurogoya umugambi wawe. Yobu gice cya 40 umurongo wa 2. Nzi ko uri Imana ishobora byose. Haleluya! Kandi nta kintu na kimwe kibasha kurogoya umugambi w'Imana. Uhereye kuva kera, umugambi w'Imana nuko Imana yagombaga kubana n'umuntu. Hagati y'Imana n'umuntu nta mipaka ihari, nta birangaza bihari, nta mirimo ya Satani ihari, nta cyaha gihari. Hariho ubusabane bw'Imana n'umuntu, kandi umuntu asa n'Imana kuko niko yamuremye. Hanyuma rero, nk'uko amateka twereka ko habayeho intambara ya Satani n'umuntu, ni nako tubona uburyo Imana yagiye ishoboza umuntu ari we witwa itorero kurwana na Satani. None ubu tugeze mu gihe cya nyuma cya 7, aho tugiye kwinjira igihe itorero cyangwa umwana w'Imana azongera gusa n'Imana, cyangwa abantu b'Imana bazongera kubana n'Imana, aho atazongera kugera icyaha, aho Satani atazongera gukorera, aho Imana izongera kuzuza umugambi wayo nk'uko yabigambiriye isi itararemwa. Nicyo gituma Yohana nawe yavuze ati icyo umwana w'Imana yerekaniwe ni ukumaraho imirimo ya Satani. Yohana 3 umurongo wa 8. Haleluya! Ni urwandiko rwa mbere rwa Yohana bice 3 umurongo wa 8, aho Yohana yavuze ati icyo umwana w'Imana yerekaniwe ni ukumaraho imirimo ya Satani. Avuga ati ukora ibyaha n'uwa Satani, kandi uhereye kera kose Satani akora ibyaha. Atariko icyazanye umwana w'Imana, icyatumye Kristo apfa ku musaraba, byari ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Turi mu gihe rero imirimo ya Satani irimo kugana ku iherezo. Haleluya! Kristo akongera kwima ingoma, akaba umwami w'itorero, kandi Imana n'umwana wayo Yesu Kristo n'umwuka wera bikongera kubana n'umuntu asa n'Imana, aho atazongera kugera icyaha na Satani n'ibibazo byose mubona. Ibyo rero nibyo bituma Yobu avuga ati nzi ko ushobora byose, nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Herezo ry'Imana, Imana izabana n'abantu, kandi bane n'abantu ahatagera icyaha n'imirimo ya Satani. Hanyuma rero ibi ngibi biratuganisha mu kuzabisobanura tureba icyo ubutumwa bwiza mu buryo bw'ubuhanuzi Yohana ari kugirwa gipatimu Imana yamuhaye. Ubutumwa bwiza mu buryo bw'ubuhanuzi
Imana yahaye Daniyeli ari i Babuloni. Ni urwo rugendo dutangiye kandi nirwo rugendo tuzakomeza kugeza aho umwami Imana azaba amariye kudukoresha kuvuga ubu butumwa Imana yashyize ku mutima wacu. Reka tunyuremo ibihe byabanjirije ibi bihe bibiri tuzavuga dukoresheje ibyo bitabo. Igihe cya mbere cy'itorero ni igihe itorero ryabayeho ritagira icyaha. Mu gitabo cy'Intangiriro ibice 3 uhereye ku murongo wa 23 tubona icyo gice cya mbere kirangira, aho Imana yabanye n'abantu nta cyaha gihari, Adamu na Eva ndetse n'urubyaro rwabo. Mbonereho kubabwira ko mbere yuko hagaragazwa ibya Kayini na Abeli, Adamu yabanje kubyara abana b'abakobwa, ari nabo bakomokamo umugore Kayini yashatse amaze kwirukanwa imbere y'Imana. Ubwo rero ntabwo ari ishyano mbabwiye nti hari itorero rya Adamu na Eva n'abana be b'abakobwa, kuko bigaragara ko Kayini na Abeli bari bafite bashiki babo. Iri torero ryabayo ritagira icyaha, kandi iri torero ryasabanye n'Imana nk'uko Imana yabishakaga ubwo yaremaga umuntu. Hari ibyishimo byuzuye bitagira ikibikoma mu nkokora hagati y'Imana n'abantu. Uwo ni wo mugambi w'Imana kandi nta kizawurogoye. Nta bibazo, nta byago, nta marira, nta no gusenga. Icyo umuntu yagombaga gukora muri iri torero rya mbere byari ukwibuka icyo Imana yavuganye na Adamu. Adamu yagombaga kwibuka icyo Imana yavuganye nawe. Ijambo rito gusa, ntiryari amategeko yanditse mu gitabo, ntiryari urutonde rw'amategeko, ryari ijambo rito, uzajya unyibuka. Dore igiti uzajya ureba ukibuka ko ndi Imana yawe. Dore igiti uzajya ureba ukibuka ko ndi umuremyi wawe. Dore ikizajya kikwibutsa ko ndi hejuru yawe. Icyo giti ni ijambo rito Imana yamuhaye inshingano ebyiri. Yaramubwiye ngo ba muri iyi ngobyi uyirinde, uhingire ibiyirimo. Ijambo rya gatatu, uzarya ibintu byose, ntuzakore kuri iki ngiki. Niyo kamere y'Imana. Imana ntishobora kuguha uburenganzira bukora icyo umutima wawe wishakiye, kuko siko yaremye umuntu. Yamuremye ari umuntu ushobora kumenya aho agarukira. Niba utagira aho ugarukira, ubuzima bwawe bukora ikintu cyose kikuje mu mutima, umenye yuko rwose iherezo ry'abakora batyo batazabana n'Imana, bazacibwa mu maso y'Imana kandi ntibazahabwa umugisha n'Imana. Ariko icyo ntagitinzeho, navugaga ku itorero rya mbere turibona ari itorero ritagira icyaha. Mu gice cya 20 ku murongo wa 23 mu gice cya 3 tubona iryo torero cyangwa icyo cyiciro gisa n'ikirangiye. Nubwo kirangiye, ariko Imana iracyafite umugambi ku itorero. Haleluya. Adamu yirukanwa mu ngobyi ya Edeni. Hatangira icyiciro cya kabiri cyo kubaho hanze y'ingobyi. Hanze y'ingobyi itorero ryatangiye noneho kubaho riyobowe n'ikintu bita umutimanama. Kwibwiriza, kwitekerereza ibyo wakora ngo biguhuze n'Imana. Kwibwiriza, kubyiyumvamo, kubigambirira, nta rutonde rw'amategeko, ahubwo ugomba ibyiyumviro byawe bigutegeka gukenera kubana n'Imana no kunezeza Imana no kunyoterwa Imana. Ibi nibyo Abeli yarushije Kayini. Akenera Imana, yashaka ubusabane hagati ye n'Imana kuruta uko Kayini yabyibwiraga. Uko kugambirira kwiza no gushaka Imana n'umutima wuzuye utagize icyo ashyize ku ruhande byamuteye kwemerwa n'Imana. Uyu mutima nama niwo
ugaragara muri ba Enoki. Babaye Enoki wagendanye n'Imana ngo akageza ubwo abura, akurikiye kumva ijwi ry'Imana, akurikiye ubusabane n'Imana, ngo agendana n'Imana amaze imyaka 300 n'indi mike nyirangirenga arabura. Baravuga ngo ajyanwa n'Imana arabura, aganira n'Imana, akurikira ijwi ry'Imana arabura. Ikigero bakita igihe itorero ryayobowe n'icyo bita umutimanama, kugambirira ibyiyumviro, ku inyota, gukurikira Imana. Hanyuma iki gihe kiragenda kirinda kigera ku gihe cya Nowa. Haleluya, haleluya. Harimo utundi duhe duto twagiye ducamo, ariko ni ibihe bisa naho ari ibihe by'uduce duce, ariko ibi bihe 7 nibyo bihe bikuru ndabivugaho. Niba dushobora kuzasubiramo tukareba n'ibindi bihe hagati byagiye bibaho, ariko ndavuga ibihe bikuru byita ibihe 7. Twihute bigeza ku gihe cya Nowa. Mu gice cya 6:13 urubyaro rw'abubaha Imana rwari rumaze kugwira. Kayini amaze kwica Abeli haciye imyaka itari mike, havuka Enoki ngira ngo aravuka, umwana wa Abrahamu yabyaye wasimbuye Abeli. Amaze kuvuka urubyaro rw'abaramya Imana rukomeza kugenda rwiyongera, ariko bigeze ku gice cya 6 itorero ryivanga n'isi. Aha ni ahantu hakomeye abakristo bakwiriye kumenya bagasobanukirwa ko nta gihe na kimwe Imana ijya yemera ko abana bayo, abantu bumvise ijambo ry'Imana, abantu bakoze amasezerano n'Imana, abantu batuye ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza wabo, bagenda uko isi igenda, bakora ibya bisi bakora. Iyo urwo ruvange rubayeho biba bimeze nkaho isi itararizimye, isi itagifite urumuri. Kubaha Imana nibyo byitwa urumuri rumurikiye isi. Niba dushobora gutandukana n'ubushake bw'Imana, tugatangira kugenda uko abatubaha Imana bagenda, tugatangira gukora ibyo abapagane bakora, tukavuga ibyo bavuga, tukarya ibyo barya, tugakora ibyo bakora, ntitugaragaze itandukaniro ry'itorero n'abatizera n'abadakijijwe, icyo gihe Imana ibisa nkaho urumuri rumurikiye isi ruzimye. Ntacyo mu isi Imana ibigifite. Imana idafite abantu bayubaha ku isi, bisa nkaho nta kihafite. Haleluya. Imana idafite abantu bayoborwa n'ijambo ryayo ku isi, ntacyo Imana ibifite ku isi. Ikintu Imana ifite mu isi cya mbere cy'agaciro ni umuntu uyubaha, dore ko ibyaremwe byose Imana yabiremeye umuntu ngo bimunezeze, ariko mu nzira yo kubaha Imana. Bityo rero ku gice cya 6 tuhabona abantu baba babi cyane. Igice cya 6 Itangiriro murongo wa 13 hatwinjiza mu gihembwe cya 3, ubwo itorero ryari ryinjiye mu gihe cyitwa igihe cy'amabwiriza. Iki gihe cyitwa igihe cy'amabwiriza. Imana irasanga Nowa wayubahaga iramubwira iti ibyaha by'abantu bimaze kuba byinshi. Imana ivuga ko ubwoko bwayo bwivanze n'abantu. Ibyo ni ubusobanuro bundi. Hanyuma ivuga ko igiye kurimbura isi n'ibiyirimo, ariko irebye Nowa ngibona arayubaha. Ubwo no kuvanga Imana yari ifite urumuri mu isi, yari ifite Nowa n'inzu ye, iramubwira iti noneho ubaze inkuge. Nicyo kibi cyiciro cya 3 bita icyiciro cy'amabwiriza. Imana ibwira Nowa, Nowa atangira kugendera ku mabwiriza Imana yamuhaye, arimo kubaza inkuge, arimo igitagomba gukoresha, uko agomba kuyibaza, ubunini bwayo, abikora nk'uko yabibwiwe. Hanyuma icyo cyiciro nacyo kirarangira. Icyo cyiciro cyaje gusimburwa n'icyiciro cya 4, ari cyo cyiciro
igihe Yesu Kristo yazaga ari cyo gihe twinjiraga mu gihe cy'isezerano n'imbabazi. Iki cyari ikindi gihe cy'igihembwe cy'itorero, kuko igihe cy'amategeko cyari kirangiye. Nk'uko ibihe byagiye bisimburanwa, iki gihe cyari kirangiye. Haleluya. Kirarangira, gishyirwaho iherezo, twinjira mu gihe cy'ubuntu. Pawulo yarabyanditse asobanura ko iki gihe cy'umwami wacu Yesu Kristo ni igihe cy'ubuntu n'imbabazi. Ntituba tukibaturwa n'amategeko cyangwa indi mihango iyo ari yo yose, tubaturwa no kwizera umwami wacu Yesu Kristo, tubiheshejwe n'imbabazi n'ubuntu Imana yatugiriye. Biduhamagarira twese, amoko yose, amahanga yose, kumwizera, bityo tukaba tuvutse ubwa kabiri muri Kristo. Iki gihe rero cyitwa igihe cy'ubuntu n'imbabazi, nacyo twakivugaho byinshi. Haleluya. Iki gihe nicyo tumazemo igihe. Torero rya Kristo, ndagira ngo mbabwire ngo tumaze igihe gisaga imyaka 2000 Imana iduhaye twese kwihana ibyaha no kubibabarirwa. Imana iduhaye incungu y'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo wamanitswe ku musaraba, ngo ahinduke igitambo n'ituro bihagije iteka, kugira ngo abari mu isi bose bababarirwe ibyaha bakoze. Kandi cyabaye igihe cyo kuvuza impanda cyangwa ijwi rirenga rihamagarira abantu guhunga umujinya wa Satani n'umugambi afite wo kuzarimbukana abanze kumvira Imana. Iyo usomye ibitabo by'ubuhanuzi, nta gihano Imana yateguriye abantu ngo ivuge ngo nzahana abantu, nzarimbura abantu. Oya, Imana yateguye igihano bita Gehinomu, umuriro utazima. Ibitegurira Satani, ibitegurira umuhanuzi w'ibinyoma, ibitegurira n'urupfu. Niko Bibiliya ivuga. Ariko hari abantu batazemera kuva inyuma y'uwo mwami mubi. Hari abantu batazemera kuva muri ubwo bubata. Nyamara mu gihe Yesu yavuze ati, ariko umuntu niyo yaba imbata abonye umubatura yabaturwa, si ngombwa ko imbata iguma mu rugo rwa sebuja iteka. Nibyo koko abantu bakoreye Satani, bararaguje, barasinze, barasambanye, bariye ruswa. Hari abantu uyu munsi umunezero wabo ari imibabaro y'abandi, batunze ibintu by'imfubyi, uyu munsi akaba ari byo bibahinduye abo bari bo. Hari imfubyi ziri mu muhanda zirira. Ibyo bihe byose, iyo mirimo yose ya Satani, Imana yagambiriye kuzayishyiraho iherezo. Ntago abantu bazagira amahirwe yo guhora bariganya, ntago abantu bazagira amahirwe yo guhora babeshya, ntago abantu bazagira amahirwe yo guhora barya ruswa, ntago abantu bazagira amahirwe yo guhora basambana, ntago abantu bazagira amahirwe yo guhora banywa iza yose, ntago abantu bazagira amahirwe yo gukora ibyo bashaka igihe cyose. Imana izabishyiraho iherezo. Ariko irashyiraho iherezo iki? Iramaraho imirimo ya Satani. None uyu munsi icyo tubwira itorero ni uguhunga. Utazajyana na Satani kuko wanze kumuva inyuma no guca amasezerano mwagiranye yo gukora ibyaha, noneho bityo ukazarimbukana na Satani. Turabifuriza guhunga Satani no gukorana amasezerano n'umwami wacu Yesu Kristo, kuko ari nta mugambi Imana ifite wo kurimbura abantu, ifite umugambi wo kubarokora. Muhunge Satani. Bityo rero iki cyiciro cy'ubuntu n'imbabazi cy'isezerano rishya, ubutumwa bw'umwami wacu Yesu Kristo, ubwo bwatangiraga amaze kuza mu isi busimbuye igihe cy'amategeko ya Mose. Iki cyiciro nicyo cyitwa icyiciro cya 6. Haleluya. Hanyuma hakurikiraho icyiciro cyo gutwarwa ku itorero. Yesu Kristo azagaruka gutwara itorero. Turi mu gihe rero Yesu Kristo agiye kuza gutwara itorero. Iyo usomye Ibyahishuwe ibice 4,
ubona n'umurongo wa mbere Yohana yerekwa itorero rizamurwa, hanyuma nyuma yo kuzamurwa ku itorero hatangira icyo bita urubanza. Haleluya. Urubanza nirwo ruzaheruka, noneho itorero risubire uko ryahoze, uko ryatangiye mu ngobyi ya Edeni. Dushobora kugarukira ahangaha, ibi tuzabisubiramo twongere dufate umwanya uhagije wo gusobanura cyane kuri ibi byiciro bibiri, ku kuzamurwa ku itorero no guca urubanza. Kuko igitabo cy'ibyahishuwe na Daniyeli kivuga ku kuzamurwa ku itorero n'urubanza ruzakurikira igihe itorero rizaba rimaze gukurwa ku isi. Nicyo rero gihe tugezemo. Kristo ari hafi kugaruka gutwara itorero. Ubutumwa bwaravuzwe, abantu benshi bumvise ubutumwa mu bice bitandukanye, ku maradiyo, mu buryo bwose abantu bumvise ubutumwa. Hageze rero ibi byiciro bibiri, kuzamurwa ku itorero no guca urubanza kuri Satani, umuhanuzi w'ikinyoma n'urupfu. Uzaba uri mu ruhe ruhande? Uzaba uri mu ruhe ruhande? Haleluya, haleluya. Tubona ko igihe Imana izaca urubanza, haleluya, ngo izahamagara abo bose bizeye umwami wacu Yesu Kristo bakandikwa mu gitabo cy'ubugingo, kandi ntawe udakwiriye kumwizera. Nicyo gituma atari byiza ko iki gihe cy'urubanza kizasanga utaramara gutandukana n'inkozi y'ibibi yagomeye Imana, ariyo bita Satani, ari nayo ishishikariza kwigisha abantu gukora ibyaha. Aha niho dushoreje ubutumwa bwacu. Tuzakomeza gusubira mu by'ingenzi muri ibi tuvuze, cyane cyane twinjira umurongo igice ku gice ku gitabo cy'ibyahishuwe na Daniyeli, tureba ibi bihe bibiri bisigaye, igihe cyo gutwarwa ku itorero no guca urubanza ku bantu Imana yaremye. Murakoze bene data, turabashimiye mwebwe abazadukurikirana, muzakomeze gukurikirana, kandi twizeye ko Imana izabagirira neza kubw'imbabazi z'umwami wacu Yesu. Murakoze. Reka dusenge Imana. Turagushimiye data wera wo mu ijuru, tugushimiye uyu mwanya nanone. Turiteguye kumva ibyo uvugana natwe kugira ngo tubwire abantu waduhaye gushumba bashobora kudukurikirana aho bari hose. Turiteguye mwami ko usobanurira abantu aho igihe kigeze. Urashaka gucira urubanza Satani, urashaka gucira urubanza urupfu, urashaka gucira urubanza umuhanuzi w'ibinyoma. Nicyo gituma dusenga kugira ngo abantu waremye mu ishusho yawe, abantu bagenda bakora ibyaha mu buryo batwazwa igitugu, ukangura imitima yabo bahunge, kandi abasinziriye bakanguke, kuko uri hafi kuza kwima ingoma. Ni wowe mwami uzategeka byose, kuko uzamaraho ibibi byose, wimika ibyiza, kuko ni wo mugambi wawe. Urakoze. Ibi bihe nk'uko twagusabye bitubere ibihe by'umugisha, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.